Ese ubaye Imana akanya gato tugasoma umurongo umwe wo muri Bibiliya. Mwe bategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere imitima yanyu ihumure. Niba nawe uri mu bategereza Uwiteka, Imana iri kukubwira ngo ukomere kandi uhumure. Ubwo umwanditsi yandikaga ino zaburi akavuga ngo nimukomere kandi muhumure, nuko yari azi neza yuko habaho ibintu bishobora kudukomeretsa ndetse bikanaduca intege. Muri ubu buzima niba uri umukristo uzahura n'ibintu byinshi bitandukanye. Uzahura n'ibishuko, uzahura n'abantu batemeranya nawe, uzahura n'abantu bakubwira yuko wayobye, uzahura n'abantu bakubwira yuko uri fake, uri idage. Byinshi uzagenda uhura nabyo ku bijyanye no kwizera kwawe cyangwa se byataka kwizera kwawe. Ariko ndagira ngo nkwibutse yuko n'uwo twakurikiye Yesu Kristo nawe ibyo ngibyo byose byamubayeho. Nawe ubwo yarivugiye ati ese niba barankoze ibi ngibi mwebwe mwibwira ko bazabakora ibingana iki? Ariko arongera avuga ngo muzaba muhiriwe ubwo bazabarenganya babanziza. Bivuze ngo nuzajya uhura n'ibintu birimo gucarenjinga kwizera kwawe, nuzajya urimo guhura n'ibintu birimo kurwanya kwizera kwawe, jya umenya yuko uri mu nzira nzima kubera ko Satani ntabwo ashobora kurwanya umuntu Imana idafiteho umugambi. Kandi umenye neza yuko ibibazo umukristo acamo ari byo bimukomereza kwizera kwe. Niba nawe uri mu bategereza Uwiteka, komera kandi umutima wawe uhumure. Umenye neza yuko umwami wakoreye azakugororera kandi nutagwa isari uzasarura. Shalom.